Okay guys, iki ni igice cya kabiri cyo kubafungura YouTube channel ihembe vuba nkuko mwabidusabye muri comment ngo tuzabahe igice cya kabiri cya YouTube channel ihembe vuba uko ibimeze. Ibimeze tere tujye kwereka settings, urasettinga uburyo uzajya wemererwa kuba wapostinga video cyangwa uploadinga video zirengeje iminota 15. Ubu setting urakoraho zikaba zakwemerera kuba wapostinga cyangwa se uploadinga amafoto ukayandika ukapostinga n'ubutumwa runaka, ndetse na settings zituma washobora gukora live. Ntabwo wajya gukora live cyangwa ngo ukore video zirengeje iminota 15 ngo zikore utakoze izo settings. Ndetse izo settings tugiye kubereka ntabwo wazamonetiza ngo bikunde, nta nubwo wazahembwa izo settings utazikoze. Ndetse tugiye kubereka n'uburyo ushobora kusettinga ukaba ushobora gushira link muri description ya video. Ndetse tugiye no kubereka tukwereka uburyo wa setting igihugu cyangwa se wa setting location igihugu cyagerereyemo, ugahitamo ibihugu byanze kubera ko mu Rwanda ntabwo twemerewe guhembwa na YouTube. Muri make dusettinga mu gihugu cyo hanze kugira ngo wemererwe kugihembwa na YouTube, ndetse n'ibindi byinshi cyane tugiye kureba muri video yacu. Njye mugiye kubana, njye nitwa Sam, channel ni X byose. Reka dutangire turebere hamwe uko bikorwa step by step. Nutse ko ikiza nuko wareba video ukayireba bitangiye kugeza ishoje kugira ngo hatagira ikintu na kimwe ucikwa n'uwihutisha uregera bimwe uhomba usanga channel yawe ntabwo yujuje ibisabwa. Reka dutangire rero. Buri nambere ureba niba ufite application ya YouTube Studio uyitsibemo, numara gutsamo YouTube Studio ukandaho kuri Chrome, urimo application ya Chrome uyikandeho, searchingemo ayo magambo ngiye kukwereka, urasearchingamo ayo magambo, urakandamo ayo magambo bite ukanda searchingemo, urita wisanga unjiramo ugasanga bimeze gutya. Ukimara gukandamo ayo magambo rano hejuru ugasanga hano barakwereka kwinjira kuri application ya YouTube Studio. Ntabwo uri wikandeho cyangwa ukanda hano, urakanda hano hejuru kugira ngo telefone yawe uyihindure nk'imashini, ukanda kuri uturongo dutatu hano urebe hano hasi handitse desktop site. Aha noneho ukande kora aka kantu ukabivura aka. Kigiye telefone yacu turaba tuyihinduye nk'imashini, turaba tureba ibintu nk'uko imashini ibireba cyangwa se computer. Nuko uri buze gusanga bimeze na channel yawe nuko uri buyisange bimeze. Kubera ko utari wayikoresha YouTube Studio kuri Chrome cyangwa kuri website, urasanga bimeze gutyo. Urasanga banditse ngo welcome to YouTube Studio. Noneho wowe uhita ukanda nkweretse. Ukimara kuhakanda urahita tugera muri dashboard ya YouTube Studio yawe. Ahantu uri bukande kora akantu kameze nk'ikaramu kari hejuru, ako ka kabiri uhereye hasi. Nizere ko mwese muri kukareba, ako ka kabiri uhereye hasi ni kuri bukandeho. Aha tugiye gusettinga YouTube channel yacu neza ku buryo izajya igaragara neza, tuyihindure n'igihugu. Mbese ku muntu wese wifuzaga ko yashiraho video zirengeje iminota 15 yazashiraho bigakunda. Uri bukande kuri ako kantu kameze nk'agakaramu rero, ukimara kugakandaho bahita bakwereka ibyo. Aho ngaho ushobora guhindura banner image, ushobora guhindura banner image yawe. Iyo aho niho uploading ugashiraho banner image, ukora agafoto keza ugamara kugashikora ukahita ukanda handitse upload. Wenda twa uploadingeho agafoto. Wenda kadushira hako. Iyo umaze guhitamo agafoto urashiraho, urahita ukanda handitse save, kagasevinga kakajyaho. ubonye ifoto yashize kuri channel yawe
ikuranga cyangwa iyo profile ya channel yawe ushaka kuyikuraho, ushobora gukanda ahanditse close cyangwa ahanditse change, ukayicenjinga cyangwa se ukayihindura ugashiraho iyindi ushaka. Wenda akaducenjinga dushiraho iyindi, wenda akadushiraho iyo. Ukimara gukanda kuyishaka gushiramo urakanda ahanditse save, iyi savingeho, kanda ahanditse save, uhita savinga. Akandi kantu nabereka, wenda uramutse ushaka guhindura nk'izina rya YouTube channel yawe ukabona ritagushimishije, naho uraribona ko naryo ryaje, ushobora kurihindura, ukarihindurira aho ngaho, ugahindura handle, ugahindura n'izina rya channel yawe. Noneho muri description ushobora kuhindura none andi magambo ugashira ahandi, ugashira ahandi atandukanye nayo washizeho, mbese ni nko kweditinga ukaditinga. Aho handi rero ushobora guhindura ukashira mu rurimi channel yawe wumva, ukaba washiraho nk'ururimi wumva neza, akaba arirwo channel yawe izagezamo. Uramutse ukanze aho ngaho hahita haza indimi nyinshi, ugahitamo ururimi ushaka kujya urebamo channel yawe. Ushobora guhitamo icyongereza kuko nicyo kirimo. Noneho wamara guhitamo icyongereza aho ngaho ukareba nanone aho hepfo, imena ku ruhande, urundi rurimi rwa kabiri uzajya channel yawe izajya igusangishamo, cyangwa se ururimi uzajya urebamo channel yawe. Ushobora kongera nanone ugahitamo rwa rurimi rundi, cyangwa ugahitamo urundi rurimi wumva, ugahitamo niba uyumva muri rurimi rw'igiswahili n'icyongereza ukahitamo, nta kibazo. Aho ngaho uhita ushiramo izina rya channel yawe, channel name. Aho ngaho uhita ushiramo izina rya channel yawe. Okay, wamara kwemezamo izina rya channel yawe, ukareba hepfo handitse done, ugahita ubyemeza aho, kanda done, ugahita ubyemeza. Akandi kantu gasigaye nako k'ingenzi cyane rero ugomba kwitaho, siko k'ingenzi cyane kurusha ibindi byose, ariko nako kugirira umumaro. Uramutse urebye aho ngaho handitse add link, ushobora kuhakanda ugashiramo link za social media zindi ukoresha, wenda ugashiramo link ya TikTok yawe ukoresha, cyangwa se link ya Instagram ukoresha. Aho hambere hari umutuku, ari mu ibara ry'umutuku, link title urashiraho izina rya TikTok ukoresha, cyangwa se rya social media ukoresha. Niba Instagram urabanza andikaho Instagram, niba ari TikTok ubanza andikaho TikTok. Noneho aha kabiri imbere urahita ushiramo link ya social media ukoresha. Wenda urugero njye nshizemo TikTok, imbere yaho mbishyiramo link ya TikTok, ku buryo ugiye kuri channel yanjye ahita ajyaho akabona na TikTok yanjye nkoresha. Ushobora no kuba wakomeza ukadingaho n'izindi ukomeje guca handitse add, ukadingamo n'izindi social media zose ukoresha, nta kibazo zijyamo. Ushobora no gushiramo email yawe, ugashiramo email yawe wakuretingiyeho account, cyangwa ugashiraho n'izindi zawe ukoresha, nta kibazo. Ariko icyiza ni uko washiraho email yawe ukoresha. Akandi k'ingenzi kazagufasha kubona n'abasubscribe benshi ni ako ka watermark. Ugomba gukanda handitse upload, ugashiraho agafoto bazajya bakandaho bakagusubscribe. Ako kantu urabona iyo gakanzeho ka upload, bahita bakwereka amafoto yawe, ugahitamo agafoto. Ushobora gushiraho wenda nk'aka logo yawe ya channel, akaba ari gushiraho, cyangwa ugashiraho ifoto yawe, nta kibazo. Kakazajya kazaho muri video, bakaguha subscribe bagakanzeho. Wenda kaduhitemo kano, ushobora guhitamo agafoto kakoroheye. Wenda ngiye kubera ko ndi kubaha sample cyangwa ndi kubaha urugero, kamitemo akukimara kugahitamo, ureba hirya ukagasavingamo, handitse save, ukagasavingamo. Noneho kugira ngo kajye gahora kazamo buri gihe,
urahitamo ureba muri izo step ziri aho ngaho, urahitamo ako ka step ka nyuma ka gatatu aho rero wemeza, noneho uko buri video yose kazajya kazaho, buri video yose ukoze ako kawatermark kazajya kazaho. Okay, noneho nusoza uhita ukanda hejuru handitse publish, nibwo uba wemeje ibintu byose wasetinze. Noneho tutarasoza, ahandi h'ingenzi cyane uramanuka ujye kuri ako kamenyetso ka setting hirya ako uragakandaho, noneho uhitemo ushobora kureba aho ngaho niba handitseho US dollar, hagomba kuba handitseho US dollar kugira ngo ujye uhembwa mu madolari. Ushaka kugembwa mu madolari ugomba guhitamo US dollar, nusanga hatarimo US dollar urahakanda uhitemo US dollar, aba ariyo uzagihemberwa mu madolari. Ahandi hantu ha kabiri uhitemo handitse channel, noneho urebe abanditse country, uhitemo igihugu icyo channel yawe iherereyemo. Nubutse ko mu Rwanda ntabwo twemererwa ko YouTube zihemberwa mu Rwanda, ntabwo byemewe. Niyo mpamvu uramutse ukanze aho ngaho utabona mu Rwanda, rero uraza uhitemo igihugu ushaka ko channel yawe ihereramo, aho ngaho ukanze aho. Wenda twebwe ushobora guhitamo Canada, Ubufaransa, ukaba wahitamo Ubuhinde, kugira ngo channel yawe zemererwe guhembwa, kubera ko mu Rwanda ntibyemewe ko YouTube yahemba abayikoresha. Okay guys, reka wenda twihitiremo United States, ushobora guhitamo United States. Okay, ukisoza ushobora guhita ukanda handitse advantage settings. Izi setting turimo zanyuma nkubutse ko arizo z'ingenzi cyane zishobora kuba zatuma channel yawe iguhemba. Kandi kuri advantage settings noneho uraza kureba aho hepfo abantu zemera ko bareba video yawe. Niba ari video z'abana urahitamo aho hambere, niba ari video z'abakuru uhitemo aho ha kabiri, aho ni iz'abana, noneho aho ha kabiri bivuze ko ari iz'abakuru. So rero iyo uhisemo aho ngaho ko zizajya zirebwa n'abana, zizajya zirebwa n'abana gusa. Noneho ha kabiri, ha gatatu ho bivuze ko buri video yose ishizemo uzajya uhora ubisetting niba ari iy'abana cyangwa ari iy'abakuru. Ariko biba byiza usetinze aho ha gatatu mo hagati, werekana ko izo video zawe ari iz'abakuru, zizajya zirebwa n'abakuru. Kubera ko uhitemeje aho ha gatatu, comment zawe ziza zifunze. Iyo uploadinze video, comment zawe ziza zifunze kuburyo nta muntu wapfa kuguha comment muri video wakoze. Noneho nusoza ukande ahanditse save, ubisavinge cyangwa se ubyemeze. Nusoza kusavinga rero, ikindi cy'ingenzi cyane kizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, uramutse utagikoze ntiwazakora video irengeje iminota 15, ntiwazakora live ngo bikunde. No, urakanda handitse setting nanone, noneho ukande kuri ako kanditseho channel, uhitemo handitse channel. Nusoza uhitemo ahanditse future eligibility, kanda aho urahita ubona utwo step dutatu. Akambere urabona kavivuye kagaragaza ko ufite channel. Ako ka kabiri rero n'aka gatatu nibyo tugiye gufatikanya tubyuzuze birangire. Urabona standard feature urabona ko yo ivivuye. Standard feature rero ntabwo tuyitindamo, nawe uri busange ivivuye iri mu ibara ry'icyatsi. Noneho iyo ya kabiri n'iya gatatu nibyo tugiye gufatikanya, nabyo tukabishira mu ibara ry'icyatsi bakabivivura. Tujye kuri step ya kabiri. Iyo utayujuje ntabwo uba wemerewe gushira video irengeje iminota 15, ntabwo uba wemerewe gukora live, ndetse nta nubwo na thumbnail uzishiraho uzijyeho neza. Muri make ntabwo channel yawe rwose ibi setinze neza pe. So iyo ushaka kugasetinga neza urakanda aho ngaho
noneho numara kuhakanda barakubwira ko ugomba kuverifyinga namba yawe. Uraverifyinga namba yawe ukanze aho ngaho kugira ngo uzemererwe ko washiraho thumbnail zigaragare, noneho wemererwe kuba wakora live ndetse wemererwe no kuba washiraho video zirengeje iminota 15. Nizere kubibona ko ariko bimeze. Noneho tugiye kuyiverifyinga nomero yacu. Urayikandaho handitse verify number, utegereze. Urayitegera hameze gutyo. Noneho uhita ubizuminga kugira ngo birebe neza. Aho baraguhitishamo ese nomero kode bari gukohereze bayohereze kuri message cyangwa se aho kabiri kode baguhamagara bayikubwire. Urahitamo aho hambere kugira ngo kode yo kuverifyinga uyikohereze muri message. Noneho niho uri bukande, urakanda gutyo. Noneho handitse ngo select your country, uraza guselectinga ushire mu Rwanda. Ibyo ngibyo nta kibazo ntacyo uri bw'affecting kuri channel yawe, nkuko kare twasemo igihugu cya United States, aho nta kintu uri bw'affecting, nta kibazo. Uraselectinga ushire mu Rwanda kubera ko nomero yawe ni y'inyarwanda, nta kibazo ntacyo bihindura kuri kwa kundi twa settings United States. Ushake mu Rwanda, ukora mu Rwanda kare ngurwo urukandeho. Noneho handitse what is your phone number, urashiramo nomero zawe za telefone uhereye kuri 07 urashiramo nomero zawe za telefone uhereye kuri 07. Izo nomero ubonye uri kubonamo nanjye nzisanzemo ni nomero zawe zisanzwe zikukwerekeraho urugero 07. Wandikemo nomero zawe neza. Izo nomero wenda ugomba kuba ari nomero uzahorana kuko zizigufasha kubona channel yawe iyo yatakaye cyangwa se yibwe. Nusoza kuzishiramo urakanda ndetse next, kandi next. Okay guys, nugera nga urahita ujye kureba kode bakohereje. Ujye kopija muri message, ujye kuyireba kode bakohereje. Numara kuyireba kode bakohereje uzishiraho ndetse ngo interview 6 digit verification code. Urabona kode yange iyo urayinyohereje ni code, ni Google ukohereza kode. Noneho numara kuyibona uhite uyandikamo kode bazaguhitandukanye n'iyenge iyo bazagwa nizandikamo. Itukanda wanditse submit, ukahita kugira ngo phone number verified. Congratulations, your phone number is now verified. Kugiye ko nomero yawe noneho yemejwe, nomero yawe iremejwe. Ukarabona ko step ya mbere irafunguye, ni step ya kabiri nayo twayifunguye. Asike step ya gatatu. Step ya gatatu iyo rero iyo umaze kuyifungura nibwo ushira link muri description ikagaragara ko ari link, ndetse nibwo umonetiza bigakunda. Ntabwo wamonetiza channel story idafunguye ngo bikunde, no. Ndetse nibwo wemerewe ku uploadinga video nyinshi cyane, nibwo wemerewe gukora ama live menshi cyane. Mbese ni byinshi cyane wemerewe gukora cyane. Channel story kunde fungurwa rero ni gute? Channel ndakeka na buto ihari ukandaho ngo channel history ifunguke. Mu bahanga bose babijya bakuri ibintu bya YouTube nabo bakomeje kugaragaza ko channel history nta hantu ushobora gukanda ngo ifungure, ahubwo bisaba gukora cyane. History nkuko bisobanura amateka, channel history ni amateka ya channel yawe. Bo bareba ibintu channel yawe yagiye ikura, live wakoze, comment bakwandikiye niba warazisubizaga, video wakoze ni bazararebwaga kuko bakabireba bakavuga bati uyu muntu katumufungurira channel history. Nuko ugomba gukora nta kundi, channel yawe igafunguka, channel history igafunguka gutyo. Nabone ku bundi buryo bwo gufungura channel history bitasabye kuba washiramo ama video menshi cyangwa ngo ukore byandi bisabwa byose nakubwiye. Nzabirika muri video y'ubutaha. Niyo mpamvu ngubwira ngushishikariza gukanda subscribe kugira ngo utazicikwa na video z'ubutazikurikira. Nkubuse ko niba ushaka kugira ngo ubone views nyinshi na channel yawe igaragara ahantu henshi cyane, YouTube channel yawe igaragare kuri Google ndetse no kuri YouTube bagiye searchingamo bayibone vuba, ndetse yo ubwayo ije yigaragaza cyane ahantu henshi cyane. Hari ibibazo YouTube ikubaza, yamara kubikubaza wabisubiza neza, YouTube ikajya yamamaza YouTube channel yawe ahantu henshi hatandukanye. Ibyo nibyo nshaka kubakora muri video ikurikira.
niba wifuza kubimenya ukande subscribe ukande no kunzugira, wowe utarakanda subscribe unayihera like iyi video, wandike no muri comment umbwira niba ugishaka kuko niba ushaka part 3 yerekana ukuntu usubiza ibyo bibazo, hanyuma YouTube channel yawe ikaragaragara cyane mu buryo bwose butandukanye, ubundi ukuzuba subscribe 1000 ndetse nawe ucitame 4000. Ibyo bibazo nanjye akaba ari byo ntarakorera kuri iyi channel ya X byose. Gusa kuri channel yanjye yindi ya Money Mining TV yo narabikoze kandi mbona YouTube channel yanjye izamutse vuba. Tuzashaka ko tubikora rimwe tukabikorera kuri channel yanjye, ubundi tugasubiza ibyo bibazo. Ubundi niba nawe ufite channel ukaba ubona yaratinze kuzamuka, nawe ukaboneraho YouTube channel yawe ikazamuka vuba. Urabona aho ngaho ndi kuberekana kuri channel yanjye ya X byose, urabona ko za step 3 zose zifunguye ngewe n'ubitindaho cyane, ntago ari channel twasetingaga mu kanya. Murakoze cyane, naho utamuri video ya part 3 imbere ku buryo wasubiza ibyo bibazo channel yawe ikaba yarebwa cyane.